Yesu ni uza gushaka abantu ariko dore ikibazo amadini yacu afite twebwe dushuka abantu twabwira ngo nibaze bashake Yesu kandi ntago bamubona warubizi ko bidashoboka kumubona nta muntu numwe washaka Yesu ngo amubone bakikwereke cyangwa gitagatifu bakwereke niba bibaho ntago Imana yigeze ishyiraho uburyo nabo bw'uko abantu bajyana abantu ku Mana ariko bahageze turakwama yego dukwamiraho abashumba badukurikirana abakristo mwarakwamye mwakwamiye mu nsengero nongeye nanone kugusuhuza mukunzi wa TheBros Entertainment on behalf of God nicyo kiganiro twinjiyemo aho tuba tuganira byanze bikunze ibijyanye n'iyobokamana aho ngaho rero ngewe nitwa Jimmy Claude tukaba tubana umunsi ku wundi muri iki kiganiro ngushimira wowe ukomeza kubana natwe ukaduha ibitekerezo abatarakora subscribe namwe kandi mufatireho rwose dukomeze kubana mu muryango mugari wa TheBros Entertainment. Ntabwo ari kera tuganiriye n'umukozi w'Imana kaba pastor Clément Muganza ubwo nahise nanamwakira ariko byabaye ngombwa ko tuganira no kuzindi ingingo zitandukanye. Pastor tuguhaye ikaze. Murakoze cyane shimye kaze muduhaye. Womaze kuba umusangwa. Buryo umuntu ni yagiye ahantu akahamara iminota 30 arita yisanga. Ntabwo baba bakiri kumubwira ngo tuguhaye ikaze. Ubwo rero nawe wumva ikaze muri studio za TheBros muri amahoro kandi. Yego turamahoro. Yego tudatinze uyu munsi turaza kuganira turebere hamwe ese u Rwanda rukeneye ivugabutumwa rihe. Nituvuga ivugabutumwa abadukurikiye nko mu bagatolika numviseho baba baryita iyogezabutumwa ntago bavuga ivugabutumwa ariko byose urumva ko ni ibintu bisa. Reka dutangire rero n'isengesho nyuma yo kubaha ikaze ubundi tuze guhita dukubita tubangura kuko ntabwo tuza gusubira mu mateka ngo Pastor Clément ninde wakurikiye ikiganiro cya mbere byanze bikunze iki ngiki ubwo nutarakibonye tumubwire kujya kukireba kuri TheBros kandi tuzakora nibindi ku ngingo zitandukanye kuko pastor yarabitwemereye. Reka rero dutangire n'isengesho pastor. Data bujawera turagushimiye cyane mu izina rya Yesu tugushimiye uyu mwanya mwiza duhaye ukora ikiganiro dusengeye buri muntu wese uzacyumva nugiye kucyumva kugira ngo muhe umugisha kandi natwe duhana umugisha n'abandi bose n'abategereje kugaruka kwawe tubisabye twizeye mu izina rya Yesu amen. Yego Imana ibaho umugisha kuri iyi nshuro rero nkuko nari mbikomojeho ntabwo tujya muri byinshi turibaza tutese u Rwanda rukeneye ivugabutumwa rihe niyo topic tugiye kuganiraho mu mwanya dufite. Ubundi iyo bavuze ivugabutumwa Pastor Clément Muganza ni iki ngewe nkwiye kumva nuri udukurikiye ni iki akwiye kumva mu gihe tuvuze ivugabutumwa? ari ukuntu bivuga mu buryo butandukanye ivugabutumwa cyangwa se iyogezabutumwa ariko ni umurimo Yesu yasize ni imvugo yasizwe na Kristo ayisiga abwiye abigishwa barabwira ati mugende mwamamaze inkuru nziza mu mahanga yose abazizera muzababatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Rero iyo tuvuze ivugabutumwa tuba tuvuze ko ari ugushyira mu bikorwa ibyo Yesu yasize avuze. Yego. Ibyo yabivuze mu mwaka wa 30 nyuma y'ivuka rye ariko muri uyu mwaka wa 2025 urumva ko bimaze igihe. Yego. Bimaze igihe bikorwa wenda byagiye bikorwa mu buryo butandukanye ko byagiye bikorwa hirya no hino ku isi. Umuntu akaba yakwibaza atari ko nituvuga ivugabutumwa ubundi nkomoko wenda tutanayigiyemo cyane ariko nkani wacu mu Rwanda turi ni naho nyine turi buze kwibanda ryaba ryarahageze nko mu bihe rimaze igihe kingana iki ibyo nabyo wenda twabirebaho gatoya. Nkuko nabikubwiye isoko tuvomaho twese ni amagambo Yesu yavuze muri Matayo 28 aravuga ngo mukwirakwiza inkuru nziza mwigisha abantu mahanga yose ubwo hari ku mwaka wa 30 ariko nko mu Rwanda iyogezabutumwa ryazanywe na Kiliziya ahagana mu 1900. Yego. Hashize imyaka 1870 Yesu abivuze.
1870 Yesu abivuze nibwo ryageze mu Rwanda. Yego. Ariko nk'i Burayi ryahageze mbere, muri Aziya ni wabo waryo bari basanzwe babirimo, ariko muri Afurika mu Rwanda mu 1900 nibwo Kiliziya Gatolika yazanye iyo nkuru nziza bwa mbere. Mu 2020 ahagenda haza andi matorero Abangilikani, mu 2030 Ababatisita n'Abametodisite gutyo, mu 1940 Abapanekoti nabo baraza gutyo uko imyaka yagiye itambuka nuko, ariko bose bazanye inkuru nziza, gusa imyizerere shingiro ari itandukanye. Yego. Ariko mu Rwanda inkuru nziza yahageze bwa mbere mu 1900 zangwe n'umwaduko w'abazungu. Abazungu barazaga bakazana inkuru nziza, ariko no mu gihe cy'ubukoroni byombi babitwariye rimwe. Ese kuki akenshi usanga iyiza ari inkuru nziza izanywe na A, indi kaza ari inkuru nziza izanywe na B, izanywe na C, nyine ari naho usanga ubwo bwinshi n'ubwiyongere bw'amadini byaragiye bizamuka? Ni inkuru nziza ibigenda ihindagurika, kuki nyine ziba inkuru nziza zose ariko usanga zitandukanye, ari nazo zikururira ku bwinshi wenda bw'amadini n'amatorero? Icyo kibazo kirakomeye kugisubiza nkanjye w'umupasitori kiragoye cyane. No hamagara padiri cyangwa na shehe ngo dufatanye gusubiza ikibazo twese cyatunanira, kuko byahita bidusaba guhuriza hamwe tukagenda hamwe kandi byakunda. Yego. Gusa buri muntu wese arabyibazaho, kubera iki inkuru nziza yidahinduka? Ubundi busanzwe ni ihinduka. Yego. Nakubwiye ngo suruse aho tuvoma twese ni amagambo Yesu yabwiye abigishwa be, avuga ngo mugende mu mahanga yose. Yego. Kandi ubwo ureba twese mu matorero n'amadini, aho hantu hafi turahuje. Aho Yesu yavuze atyo twese turahuza. Ariko kubera iki twagiye tuza bamwe bakasamo bamugane muri 1900, abandi bakaza nyuma baje beditinzemo duke, abandi bakaza beditingamo tundi, kubera iki? Ariko aho ngaho niho handi amahitamo y'umuntu. Umuntu agomba guhitamo akavuga ati iby'ukuri ni ibihe. Twakoze ikiganiro tuvuga uburyo umuntu ashobora kurobanura iby'ukuri akaba ari byo agumana, ibitari bizimuka byihorera. Umuntu rero udukurikiye akumva yuko haba hari igihe cyiza cyo guhitamo ibyiza, nubwo bidasa ariko toranyamo ibyiza bari byo gumana. Yego. Nyuma y'icyo gihe cyose rero iri vugabutumwa rigeze mu Rwanda, twavuga ko ryafashije iki twebwe abanyarwanda? Ujye kureba abadukurikiye bambabarire bihangane mbivuge, ntago byabaye byiza, kuko mu 1994 twari dufite abakristo bari hejuru ya 90%. Ntabwo rero abantu bagera kuri 90% bakiri inkuru nziza y'agakiza. Yego. Iyo gezabutumwa ryarabacengeye ngo bafate imihoro bateme bene wabo. Yego. Ibyo ni ibintu bidashobora kumvikana, ni ibintu umuntu wese adashobora abura ukuntu abura izina byita. Bivuze ngo ese ni inkuru nziza bakiriye cyangwa ni iki bakiriye? Aho ni ikibazo gikomeye. Turimo turareba u Rwanda muri iyi minsi, ubundi bwo urukeneye ubundi vugabutumwa. RIHE kandi RIHE ni irihe vugabutumwa? Kuko ivugabutumwa ryo ryaraje, na Bibiliya ari yera ari ntagatifu bazikura mu Kigiriki barazihindura bashyira mu Kinyarwanda zirasomwa. Ariko kubera iki? Kubera iki batajya umujyo umwe? Kandi kubera iki umusaruro w'iryo gezabutumwa nawo ugaragara? Urugero, muri iyi minsi itambutse urabona ko hari inkubiri y'amadini mu Rwanda niho turi. Ibintu bitagenda neza mu madini, ubuhanuzi, butekamutwe, ibintu byose abantu baza bagafata abayoboke babo, umuntu ugasanga arashaka kubakiriraho. Ukibaza iyi inkuru nziza bakiriye ni iyihe idahindura ubuzima bw'aba bantu, ahubwo ikabakamana duke bari bafite. Ugahita ubona neza yuko birashoboka yuko ibi bintu ibyo bavuze atari ibyo bazanye cyangwa ibyo basomye atari ibyo bakoze. Hari umuntu wigeze atubwira, aradusetse cyane, ni umupasitori, aratubwira ati genda naritegereje mbona
abazungu baratuzaniye inkuru nziza bashyiraho na pistole bakajya babikoresha ku mbaraga bati utabatiza turamurasa ati nuko babatizwa ku bwinshi yego kandi ibyo byabaye koko Jimmy atariko ati batubeshye ijambo ry'Imana yego natwe tubabeshya ko turyemeye iyo ndebye mbona abakristo dufite benshi basa nkaho babeshye abababwiye inkuru nziza bababeshya ko bayakiriye yego kuko bigaragazwa n'imbuto nakweretse urugero rwo mu 94 abantu barenga 90% y'abakristo batemanye gute yego ubu muri iyi minsi kubera iki abantu barimo basumye bakavuga ati murebe neza amatora yanyu murimo murarya intama murakama intama murazirya yego murazirya ibinono aba bantu basomye ibyanditswe bashize mu bikorwa ibyo Yesu yavuze cyangwa ariko mukiraho hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ko mushumba kamiza aragiye ariko ni umugani w'ikinyarwanda kandi turi abanyarwanda Jimmy ni umugani w'ikinyarwanda turi abanyarwanda ntabwo rero ari ijambo ry'Imana kuko ntabwo dushingira ku migani y'ikinyarwanda aho dushingira ku byanditswe byera umugani ariko nawe ugana kariho ushobora kutwigisha ariko se ubundi wakama uko umuntu akamiza aragiye nk'uko uvuze noneho wazikama utanaziragiye ni abantu uzi bashaka kuzikama bataziragiye icyo kintu kirakomeye none se umushumba ninde garuka kuri iyo nteruro noneho tudefande icyo kintu mbwiye ko umugani ugana kariho ko umuntu akameza aragiye yego ziriya aragiye n'izande nize hanze hambona oya bazisubiza icyo kibazo hanze hambona zarahindutse izi yaziyitiriye kandi atarize ahenshi pe kuko ashaka gukama inka zitarize ahenshi rwose hari n'abadatinya kuvuga bataba ni abakiriya ntabwo ari abakirisitu ese Jimmy nubwo abadukurikiye bumva iyi mvugo ko ijimije ntubona impamvu zitera imigeri ni ukubera ko bazikama ni impamvu ibihumbi atari izabo ahubwo se bakanazikama zifite iki none bakazikama batanazigaburiye wakwirirwa usirimba yego ntujye ngo twatayisije ndabyibuka neza wakwirirwa usirimba wiruka mu rusengero uguruka ukaza ukirirwa uvuga ngo iravuze kandi itavuze wangiza ukavuga ngo urajya gukama iyo yariye iki ku buryo ikuraho umukamo hari umupadiri nzi yitwa Bibarabejo Jean Bosco aba muri diyoseze ya Nyundo ni iriya hirya mu burengerazuba yigeze kuririmba indirimbo aravuga ngo gusenga no gukora byombi birajyana kubitandukanya kirazira nubwo wanasenga gusa ibitangaza bikamanuka hari ukora buriya uba wakoze yego kuko ushobora no gusenga igitangaza kikamanuka kigakoreka ibintu bigakoreka ariko ninde ubikoze urumva ko hari ibintu byakoretse yego senga bikoreke nurangiza usarura ibyo byakoretse kuko hari ibintu nubwo Imana itanga imbaraga n'ubwenge bwo gukora kugira ngo dusenge tunakora padiri yavuze ukuri ibyo yavuze ni ukuri ariko hari no gusenga ibitangaza bigakoreka Imana ikabikora ubwayo bikozwe mu bitangaza bigakoreka ariko byibuze nibikoreke bigaragare wishaka gusarura ibitakoretse narimo ngo urugero iteraniro ry'amasaha 2 nujye uyajyamo wowe nyajyamo ubu bafata iki uzicara ufata agakaramu uritondeka baririmba iyo mu gitabo ya mbere sibyo hari abarwayi ba kanseri hari abarwayi b'imitima hari abafite ibibazo stress yarabishe umunaniro warabishe bafite umushiha barara barwana ingo zabo bagiye gukora divorce sibyo baririmbye indirimbo ntacyo ikoze muri bo baramanutse basomye amatangazo ntacyo ari bumarire basomye ijambo ry'Imana basinzira ntacyo bimaze bashyizemo korari indirimbo 2 baririmbye bimeze nk'uko abisi baririmba barangije basezera iteraniro aho hantu bakuyemo iki aha biratuma nibaza n'ubundi kuri insanganyamatsiko turi kuganiraho Pasteur Clément ivugabutumwa ko ryaje nyine wa mugana abantu bararibonye ni ikibazo kugira ngo uryumve neza twigire muri teoloji muri liturujia muri irateraniro liturujia ni irateraniro uko bitondetse bikurikirana kuko wibuke ko barimo bashyira mu bikorwa byose yavuze mugende ntago bigeze bagenda bagumye mu rusengero yego nta n'abantu bashya bafite
ni ba bandi basanzwe noneho ritangirira kuvuga ngo bararitangiza indirimbo nishaka ibiyo mu gitabo yego abantu baje aho bananiwe barushe kandi ni abantu bamaze imyaka n'imyaniko barakiriye inkuru nziza barakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo ariko ariko bararushe bikoreye imitwaro baremereye bayisubiranyeyo ubu nimubona dukeneye irihe vugabutumwa twebwe kandi mu makorasi bateye harimo ivuga ngo imitwaro yawe uyizane ariko uwayiteye nawe aracyayikoreye nubwo yateye indirimbo ngo imitwaro yawe uyizane we iramuremereye ahubwo ibitugu byihese ni gute iyo ndirimbo ishobora gukiza uriya itarakiza uyiteye kandi burya ngo amavuta aturuka ku mutwe akagenda umudiho guva mu itako umuntu umwe twahoze tuganira avuga ngo mwigeze kubikomozaho pastor muti nyamara bari abazungu batuzaniye irivugabutumwa natwe tubabeshya ko turyakiriye bamwe bakavuga batari ko nyamara nabo barizanye iwabo ntirikirangwayo hari bazanye baraza kurikorera iki kintu nyine niyo mpamvu wakoze kuzana iki kiganiro umuntu wese akwiriye kwibaza ibi bintu byo kwizungurukaho yego abantu bibwira ko barimo barakorera Imana barimo barakora ivugabutumwa ibi ni ibiki ko ari nabyo bituma amareta n'abayobozi baza bakavuga ati oya ibintu mubivugurure yego ibyo murimo ntibisobanutse ni gute muhindura abantu mudahinduka ubwanyu mwebwe wahindura abantu ute wowe udahinduka ese pastor wenda mukiraho ako kantu muvuzeho nako gahise kankora ahantu ubundi nubwo byabaye leta ikabyinjiramo ni ibintu byari bikwiye ko ari ibyinjiramo mbere ya za mpuzamatorero dufite mu turere hirya no hino mpuzamatorero ntibaho ni inyandiko ziraho kuko iramutse ibaho hagomba kubaho amatorero yose arahari hari igihe njya mvuga ko hamwe na hamwe ari nk'igihuha abantu bakagira ngo ariko jya hari umupasiteri umwe twigeze kuganira arambwira ati nyamara buriya natwe tubibona gutya tukaba twahura kuko hari inama twatumijwemo n'ubuyobozi haba harimo itike attendance yego ibyo nibyo bibuka byose bibajyanye ariko ukibaza ni gute RGB ijya kubyinjiramo nk'ibyo wenda tukavuzeho gatoya tutagiye kure y'aho twaganiraga nyamara babayobozi bo mu iyo mpuzamatorero batavuze bati pastor runaka imigirire n'imigenzereze mufite mu itorero ntabwo yari ikwiye mwisubireho Jimmy Yesu yabwiye abigishwa be perezida akazajya kubibona ku rwego rw'igihugu Yesu yabwiye abigishwa babwiye ati mwebwe mwitwa ko muri abantu bo mu idini mu itorero abo hanze babarusha ubwenge niko Yesu yababwiye mu butumwa bwiza bwa Ruka aravuga ati abo hanze babarusha ubwenge kuko bo babasha kureba bagateganya bakareba n'ibibazo bagashyiramo ubwenge bakareba ibibazo uko biteye ariko mwebwe musa nk'impumyi musa nk'injiji ziraho zigenda abantu ni gute guverinoma twakabaye turi ukuboko kwayo k'umwuka yego mu buryo buri spirituel iyo igeze ikabona ko spirituel uburyo buri spirituel bwacu bwamaze kwangirika nabuhari ikaze kavuga iti mureke imitwe kandi koko imitwe tugasaba twari tuyifite yego urumva ko bo baba baturushije ubwenge batubonamo ko twataye umurongo niyo mpamvu dukwiye gusubira tukarese iri vugabutumwa rivugwa muri Bibiliya no muri za Korowani no mu bindi bitabo bitagatifu cyangwa se bitabo byera nibyo dukora koko cyangwa ahubwo byose bituruna aho turi igifu kuko hari ibintu bigoye iyo bijemo ko hazamo ituro hazamo inkunga dushyira mu gifu duhindura ubutumwa wenda nshobora kubona nayifashe umwanzuro w'ikiganiro mbere ariko niba ibyo dukora bidahindura abantu kandi tukagumya tukabikora dufite inyungu mu bintu dukora biganisha ku gifu dukwiriye kuba hari ibintu dukora bifite icyo bikora mu muntu ubusambanyi bugashira ubujura bugashira ibiyobyabwenge bikava mu bantu urukundo mu bantu rukagwira abantu bakagirana ubumwe bagakundana ariko ubwacu uzabirebera ko pasitori umwungirije padiri umwungirije shehe umwungirije ubwo nkoze mu mpande zose kugira ngo udukurikiye yumve ko byose noneho ugasanga uko kungiriza k'umwe mukuru n'undi muto ubwabo ntibumvikana ni gute bazigisha bariya ngo bumvikane njye nzabumva ntinicaye imbere yabo hanyuma minu bumwe neza reka avuga ati muhagarika tubigishe ubumwe tuzavuga ngo bivanze no
ahubwo yo yakoze inshingano bakabaye twakabaye dukora kuko duhora dushwana turwana. Turasatira umusozo. Pastor Clément, iki kibazo ngiye kubaza ndumva ari nacyo tugiye gusorezaho, ariko ndagitangira nibaza gutya. Iyo tuvuze mu kinyarwanda baravuga ngo hari ihene haba hari n'ikiziriko, uko byamera kose ibyo bintu ntago bipfa gusigana. Burya n'umwotsi ngw'icumba burya bari umuriro. Nituvuga rero ivugabutumwa n'abavugabutumwa ntibari bujye kuri. Ngiye kwibaza iki kibazo kivuga ngo muraza kudufasha ni irihe vugabutumwa nyine n'ubundi u Rwanda, kandi iyo tuvuga u Rwanda si imisozi, ni twebwe dukeneye. Mbere y'uko ngeraho n'urugero ntatanze ubwa mbere, ariko nigeze kujya ahantu ngiye gusenga numva rwose mfite inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Mu gihe kigera nko ku isaha umuvugabutumwa yari yahawe cyo kubwiriza, yamaze nk'iminota 45 abwira bicaye aho nanjye ndimo ko Imana yamuhaye umugore mwiza. Ntahakanye, ababwira ngo bazamure baheze Imana icyubahiro. Mu Imana icyubahiro, Imana yamuhaye umugore mwiza. Buriya kurwange ruhande akangasasiye kuba yabivuga si n'ikibazo. Kavuga ati Imana yamuhaye umugore mwiza, nguriya ni mama kanaka, cyangwa niba taranaba mama kanaka ndabishimira Imana. Ako kantu kurwange ruhande gafashe iminota 5 mu isaha yari afite, nta nico byari kuntwara. Ariko utekereze mu isaha ugiye kubwiriza abantu ibibaruhura imitima, umaze iminota 45 ubaratira ubwiza bw'umugore wawe. Ivugabutumwa dukeneye ni irihe? Tugende no kuri urwo rugero, ni irihe dukeneye nk'abanyarwanda? Urabona ni ibintu abantu bakwiye gusubira inyuma bakareba. Nanjye n'abandi badukurikiye dukwiriye kureba ibyo tuvuga n'ibyo twigisha niba koko ari byo Kristo yavuze. Dore ikintu gitangaje rero, Yesu yatubwiye ibintu tugomba gukora. Twebwe dukora ibindi, byose turabikora, bivuze ngo habayeho gutanga tugakuramo ahubwo ibyo yavuze nibyo tudakora. Umva ukuntu twayobye. Dukora ibintu byose ukuyemo ibyo Yesu yatubwiye. Mugende mubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Reka nkubwire ikintu gikenewe. Bari abantu bari mu rusengero no muri za kiliziya no mu misigiti, bari abantu bamaze kwakira ubutumwa, baba bakwiye gusohoka bakagenda, bakajya gushaka abandi. Twarabicuritse rero twebwe cyane ko n'ijambo ry'Imana rivuga ko yaje kureba abarwayi, ataje kureba abazima. None tubagumishaho bakagumaho, natwe tukaguma imbere yabo tuvuga ubusa, kugeza igihe baguye mu mitima, tugatangira gushwanira mu nsengero, tugasubira inyuma twese, ari ababari imbere ari n'abicaye tureba imbere. Yesu yavuze, reka nkubwire akantu gakomeye. Amatorero n'amadini dufite muri Rwanda, budget zayo za buri mwaka ni amamiliyari. Ariko iyo witegereje usanga nta misiyoloji irimo. Nta bantu 5 batowe ngo bajye kwigisha ubutumwa bwiza muri Haiti. Nta bantu 2 batowe ngo bagende muri Senegal. Nta bantu 10 batowe ngo bagende muri iki gihugu cya Somalia. Hari igihugu nagezemo hariya mu bihugu bya Sudan na Chad. Ahantu ushobora kugera nta mukristo habonye. Nta na rimwe hano haritoranya amatorero 3 ngo afate abantu 3 baboherezeyo. Babaha impamba, babahereza amafaranga, babahereza bizabatunga, bavuga ati mujyane inkuru nziza kuri baba batarayibona. Ahubwo bose bahora bikingirana aho mu rusengero, batereka ibiturisho, batura, baririmba, bagafata ibyuma bimeze nk'ibyara D.O.P, bakabyuzuza urusengero, bakirirwa badunda ngo n'indirimbo 2-3 zidashobora no gukiza n'umuntu urwaye umutwe. Ahubwo ahava yarwaye umutwe, urwaye umutima akava yenda guturika kubera urusaku. Urambwira ngo iryo nivugabutumwa ari? Ivugabutumwa ni ukugenda, ni ugukora mu mufuka, tugafata amafaranga tukayaha abanyamuhamagaro. Ariko igitangaza, abanyamuhamagaro nabo bageze mu muhamagaro barawuzimya kubera ko babuza amatorero awurera. None ubu abantu badukurikiye batekereze ko ibyo bakora binyuranye cyane n'ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Ahubwo basubira inyuma bavuga ati ariko ko ijambo rivuga ngo mugende muhindura abantu, aba bari imbere yacu ko twabahinduye. Jimera kansoreze ku kantu kamwe. Yesu
Yesu Kristo umwami wacu ari we twizera ari we tubwiriza ashaka intama we ajya gushaka umukristo yego wumva isitoro ukuntu riteye n'ubu turi hano aradushaka n'abadukurikiye ubu ngubu arabashaka yego Yesu niwe uza gushaka abantu ariko dore ikibazo amadini yacu afite twebwe dushuka abantu twabwira ngo nibaze bashake Yesu kandi ntabwo bamubona wari ubizi ko bidashoboka kumubona nta muntu n'umwe washaka Yesu ngo amubone yamukura Yesu ariko yagushatse ntiyakubona Yesu niwe udushaka twe ntabwo tubasha gushaka Imana amadini aradushuka ngo nituze atugeze ku Mana ntibikunda iyo nzira nibaho ujya mu byanditswe byera urebe ko ngize impungenge ko bamwe mu badukurikiye baza kumva ko abantu ahari pasiteri ashaka kubangisha amadini oya amadini ntabwo wayanga ntabwo aho ngaho ushaka no kubangisha ariko nihagira ubutumwa buza bubabeshya ngo bagira ubushishozi muze mwebwe tubageze ku Mana uzabasaba icyanditswe kera bakikwereke cyangwa igitagatifu bakwereke niba bibaho ntabwo Imana yigeze ishyiraho uburyo na bumwe bw'uko abantu bajyana abantu ku Mana ahubwo Imana yashyizeho umwana wayo kugira ngo abe ari we ushaka intama aho ziri hose ku isi kugira ngo azirokore Pastor Clément mu munota umwe tugasoza twibazaga tuti ese u Rwanda rukeneye ivugabutumwa rihe nibyo twikijeho muri iki kiganiro nko mu munota umwe hari ikibari ku mutima mwabwira umushumba wadukurikiye n'umukristo kugira ngo abo bantu bombi bagire aho bahurira amenye umukristo nirihe vugabutumwa nkeneye ese wenda n'umuvugabutumwa waba yari yaratandukiriye ashobora kureba ibyo twaganiriye kavuga ati hano reka ngaruke abo bantu babiri ni ubuhe butumwa mu bafitiye ari umushumba ari umukristo burya n'umushumba nawe ni umukristo yego iyo tuvuze umushumba rero ngewe mvuga umushumba umwe twebwe turi abashumba baturuka ku madini yego ntabwo turi abashumba ba nyir'intama yego umushumba wacu ni umwe ni Kristo hari ijambo dukunda gukoresha amatorero yose duhuriraho yego cyane cyane ya Gikristo ngo nimugende mubwiriza abantu ubutumwa bwiza haba ari kiliziya haba ari amatorero hose tuvuga ngo mugende mubwiriza abantu ubutumwa bwiza abemera mubabatize ariko twebwe twanze kugenda reka mbwire umuntu wese udukurikiye asubire muri iyi nkuru nziza muri ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo yego igice cya 28 umurongo wa 19 mugende mubwirize abantu ubutumwa bwiza niba wahageze kare mbere yanjye tuhatanguranwe tuharebe Matayo 28 umurongo wa 19 haravuga ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa buretse gatoya nuko mugende yego urumvija inshinga kugenda mugende mubabatiza mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera hirya harakomeza avuga ngo mubabwira umurongo wa 20 mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi noneho nashatse kwita kuri aka kantu kavuga ngo mugende wamaye umunota umwe ariko yangana nkurenzeho mugende yego twebwe mbere na mbere twaragiye abantu turabazana baraza ariko bahageze turakwama yego dukwamiraho abashumba badukurikirana n'abakristo mwakwamiye mu nsengero kandi musabwa kugenda kugira ngo byumvikane kananga reference y'itorero rya mbere niyo mpamvu usabye umunota umwe urenga itorero rya mbere ari ryo ry'intumwa babwirije ubutumwa uribuka ko byakozwe n'intumwa igice cya 3 ibihumbi 3 byahise byihana yego nubizi ko n'ibindi 5 byahise byihana uruva ibihumbi 8 kuko bari bagiye noneho ngo buri wese akajyazana ibintu ngo akabishyira ku birenge by'intumwa bananiye na Safira bazana amasambu n'ubutunzi bwose babuhereza intumwa amaturo noneho icyo gihe mu bice 5
Petero na Yohana ngo baza kwigira inama bavuga ngo si byiza yuko dukomeza kurwana n'ibi bintu byo kugabura ibi bintu batuye. Yego. Tugomba kugaruka ku isoko tukibuka yuko dukwiriye kwigisha inkuru nziza. Bari bakwamiye mu bintu baturiwemwo mu maturo. Noneho bahitamo kuvuga bati ibintu twayobye ntabwo twamagariwe kubara amaturo. Noneho bajya kubwiriza inkuru nziza. Ariko Yesu ko yabwiye ngo mugende, noneho Yerusalemu yari imaze kugira ubukungu bwinshi cyane. Barimo urumva amaturo y'ibihumbi 7. Wabibaza ariko wibyibagirwa ibihumbi 7 byamaze kwihana n'amaturo yabo. Yerusalemu yuzura amafaranga n'ibintu byose. Banga gusohokamo. Uzi uko basohotsemo Jimmy? Imana yarekuye akarengane barabamenesha. Ba Filipo bisanga muri Afurika, abitwa ba Yohana bisanga mu Burayi, ba Petero baramenengana kugeza igihe batataniye isi yose. Tekereza iyo hataba akarengane twari kubona ubutumwa gute? Iyo hataza akarengane ubutumwa bwiza bwari kutugeraho gute? Ariko bari barakwamiye Yerusalemu batashaka kuyisohokamo kubera uburyohe bw'amaturo yarariyo. Ariko Imana ibibonye ubona yuko iri jambo tumaze gusoma ryo kugenda banze kubikora, irekura akarengane. Ngayo nguko ese u Rwanda rukeneye ivugabutumwa rihe? Uri umukristo uradukurikiye kuri TheBros mu kiganiro on behalf of God. Dushimire cyane Pastor Clément Muganza. Wowe dukurikiye nk'umukristo, ivugabutumwa uhura naryo ni irihe? Ni irikomora umutima cyangwa se ni irigusubiza hakurya cyane? Wowe kandi w'umuvugabutumwa, ivugabutumwa ukora ni irihe? Rirafasha icyabo aburigezaho? Izo mpande zombi. Ariko none n'abakristo nk'uko Pastor Clément yabigarutseho, mukristo nawe zirikana umenye ni ikindi bukure mu byo ndi kubwirwa. Buriya nk'amatungo magufi n'amaremare ndumva ajya bikora hari kuza yamara kurya ibyo yariye agafata igihe cyo kubisubiramo. Yego. Rero natwe twari dukwiye kujya twisubiramo tukareba niki nabwiwe niki numvise. Nyemerera dusoreza aha, wenda ubutazagaruka no ku zindi ngingo. Tubashimire cyane Pastor Clément. Murakoze cyane Jimmy. Wakoze nawe wakurikiye ikiganiro, ari kuzirikane ngo irivuga butumwa ndi kugeza ku bantu ni irihe? Ese ngiryo ndi kugezwaho ni irihe? Ibyo byose rero bizatuma uhitamo gutoranya kimwe wenda mu bintu 10 wumvise ugakuramo icy'ingenzi. Nunabona hatarimo iby'ingenzi ubyihorere saga hato. Mwakoze cyane. Nshimire Siraj, nshimire David ndetse nawe wadukurikiye. Naho ubutaha mu bindi biganiro. Imana ibahe umugisha. Nitwa Jimmy Claude.